Yes, reka tubasuhuze twongere tubifurize kugubwa neza mu byo murimo byose. Iyi ni intambwe yongeye kugaruka mu makuru y'ibyamamare muri filime cyangwa se sinema. Muri za filime ziba zasohotse, tuba tuhari ku bwanyu. Muri aka kanya reka tubabwire ko inkuru tugiye kugarukaho ni iy'umukinnyi mwakunze muri benshi yitwa Semre Baysel. Semre Baysel, uyu mumuzi nka Angela muri Lost in Love. Lost in Love cyangwa se iyitwa Sakla Beni mu kirimi cy'iwabo. Mu by'ukuri Angela muzi muri iyi filime, ubundi mu kirimi cy'iwabo basoma Engela. Cyangwa se Angela. Uyu ni umukinnyi wakinnye muri Sakla Beni nk'uko twari tumaze kubigarukaho, cyangwa se Lost in Love. Filime tunabagezaho ahangaha tugeze ku gice cya 33. Amazina ye y'ukuri ni Semre Baysel. Uyu yavutse ku itariki ya 5 Gashyantare mu 1999, cyangwa se ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri, dore ko hari abatazi amezi mu Kinyarwanda. Imyaka yo imaze kuba 26. Uyu yavukiye mu mujyi wa Izmir, ni muri Turukiya. Birumvikana ko ubwenegihugu bwe ari umunyaturukiya. Afite uburebure bwa metero na 66, cyangwa se metero imwe na santimetero 66. Izo nizo zizwi mu rwego rw'abantu bose, cyangwa se mu buryo buri public. Ubwo nibwo burebure bwe, metero na 66. Umwuga we ni umukinnyi wa filime, ariko akaba n'umucuruzi n'umunyamideli. Uyu yize mu ishuri ry'ubugeni yitwa painting department. Ubwo ni muri department ya painting cyangwa se n'ubugeni n'ubundi ibijyanye no gushushanya, cyangwa se painting sinzi uko wabyita mu Kinyarwanda, ariko ni ibyo gushushanya. Yiga mu ishuri ryitwa Bursa Islay Saygin Fine Arts High School. Nyuma yaho yakomeje amasomo muri Art Teacher Department muri Edge University. Ubwo yize Art Teacher cyangwa se department
y'ubugeni. Yatangiye kugaragara kuri televiziyo afite imyaka 15 muri supporting role cyangwa se aho yakinnye nyine kuri za role ziba zitari main. Iyo yari seri ya comedy yitwa Yesir Deniz. Hagati ya 2017 na 2018 yagize uruhare muri seri yitwa Crime Isimzimla, na nyuma muri historic seri yitwa Paita. Aho yakinnye yitwa Finuzi. Yamenyekanye kurushaho hagati ya 2018 na 2019 muri seri yitwa Elimi Bilakma, aho yakinnye ari umwe mu bakinnyi twakwita ko ari abimena ariko atari we wimena, n'ubundi ari supporting. Bibiri na 20 yagize role yitwa main cyangwa se ya yindi iri main rwose, ariwe mukinnyi wimena. Aho ni muri seri yitwa Solo ya Nim. Yakomeje gukora harimo na seri yakinnye mu mwaka w'ibihumbi 2003 n'ejo bundi, ari nayo mumaze iminsi mureba ahangaha, Sakla Beni cyangwa se Lost in Love. Aho yakinnye yitwa Engila cyangwa se Enchila cyangwa se Angela, nkuko mumaze iminsi mubyumva muri iyi seri munamubona. Iyi ni role yakinnyemo aramenyekana cyane, cyangwa se filime cyangwa seri yakinnyemo imugira icyamamare. Gusa hari n'izindi seri n'amafilime yakinnye bitewe n'uko yagendaga yinjira muri uyu mwuga wo gukina filime. 2021 yahawe igihembo Shining Star mu marushanwa y'ibihembo bya Golden Butterfly Awards. Ubwo birumvikana ni Shining Star, ni umusitari w'ahazaza cyangwa se ushininga ugezweho. Yabaye ambassador cyangwa se face ambassador w'ibirango bitandukanye, ibyo bita advertising cyangwa se endorsements, ni uburyo bwo kwamamaza. Ibyo birimo iby'imideri cyangwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Ndetse n'umuntu ushishikaje cyane kandi uzwi ku ruhando rw'ibyamamare muri Turukiya. Ikindi wamenya kuri uyu mukinnyi Selma, aya mazina yabo nayo aracanganye, ngo ni Semre Baysel. Ikindi wamumenyaho rero
ni uko Irore yakinnye nka Angela cyangwa se Angela cyangwa se Angela nk'uko tubizi muri Lost in Love. Impamvu rero yaje gukina iriya role ngo ni uko ihuye n'uburyo we mu by'ukuri nyirizina ateye. Iyi role irafitinga we ku giti cye, we ubwe iramufitinga neza cyane. Akiri muto yakuranye ikinyabupfura cyo mu muryango wishimye utavugwaho byinshi mu itangazamakuru, ariko ngo akunda kurinda privacy y'umuryango we cyangwa se kwanga gushyira umuryango we mu itangazamakuru. Akiri muto kandi yari umwana ukunda ubugeni cyane, byitwa painting, dore ko yanabyize mu ishuri rya Fine Arts. N'ubundi mu buzima bwe bw'ishuri yari afite impano yo gushushanya no kumodelinga. Nk'uko twabibonye kare cyangwa se hejuru, yize amasomo Art Teaching Department muri Edge University. Twababwiye kandi ko yatangiye kwinjira mu ruhando rwa sinema afite imyaka 15, aho yatangiye akiri mu ishuri abona akazi mu maseri ya TRT1. Yakinnye filime na seri zitandukanye zirimo Yesel Denise ya 2014-2016, Simsizrel iyo yakinnye muri 2017 akina yitwa Paytart, cyangwa se Abdul Hamid 2017-2018, ndetse akina yitwa Firuze. Yakinnye Elimi Bilakma 2018-2019, yanamuhaye izina ku rwego cyangwa se ku ruhando rugaragara. Yakinnye mu yitwa Ramo 2020. Solo Yani ya 2020-2021, aho yakinnye ari main character. Yakinnye Bahta Oyunu 2021, aha yaramamaye cyane, ndetse akina Sakla Beni cyangwa se Lost in Love 2023-2024, nabwo akina nka main character ari Angela cyangwa se Angela nk'uko mumuzi. Uyu mukinnyi akundwa cyane kubera ingano ye, ibyo bita size, ahandi bavuga ngo ni za size. Uburyo asekamo n'uburyo akina yoroheje. Akunda kugaragara muri role z'abakobwa bafite emotions ziri deep, kandi b'abakobwa batuje somehow. Abakunzi ngo baramukunda cyane ku buryo seri yakinnyemo ibona za miliyoni za views kuri YouTube.
mu buzima busanzwe yigeze gukundana na Aitas Sasmaz. Uyu ngo banakoranye muri filime yitwa Bart Oyunu, nyuma baza gutandukana 2022. Ubu nta boyfriend uzwi ku mugaragaro afite, ari single. Umutungo we reka atuze kugarukaho mu kanya. Nta rwego rwo muri Turukiya rugaragaza mu buryo buzwi neza cyane, ariko bivugwa ko yaba atunze ari hagati uyu mukinnyi Angela cyangwa se Angela ngo yaba atunze ari hagati ya miliyoni n'igice na miliyoni 3, ubwo ni 1.5 to 3 million. Si amanyarwanda, ni amafaranga cyangwa se amadolari y'Amerika. Miliyoni n'ibice 5 kuri miliyoni 3. Aya ngaya ngo ayakura mu bikorwa bya filime, imideri no kwamamaza. Reka tugaruke ku mishahara muri filime ibihagaze gute muri Turukiya, ari naho abagenda bagaragaza iyi miliyoni n'ibihumbi 500 na miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika aho ashobora kuba yaravuye. Umushahara rero w'umukinnyi w'imena muri Turukiya muri filime, umushahara we rero kuri seri ngo waba uhagaze umushahara waba uhagaze ku Turkish lira 15,000 n'ibihumbi 40 bitewe. Bivuze ngo aho baguhemba makeya ni 15, aho baguhemba menshi ni ibihumbi 40. N'amafaranga yo muri Turukiya bayita Turkish lira. Ayo bayaguhemba kuri episode imwe, ni ukuvuga ugenekereje mu manyarwanda ni hagati y'ibihumbi 512 na miliyoni n'ibihumbi 365. Uyashyize mu mafaranga cyangwa se amadolari y'Amerika ni hagati y'amadolari 352 n'amadolari 940 kuri episode imwe. Bivuze ngo niba ukinnye episode 100, nawe urabyumva ko aho baguhemba make urangiza byibuze ufite ibihumbi 35 birenga by'amadolari. Of course iyo ari aho baguhemba menshi urangiza episode 100, ukabakaba ibihumbi 94 by'amadolari y'Amerika. Aho niho batekereza ko yabakura miliyoni n'ibihumbi 500 hagati na miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika nk'umutungo wamubarira ashobora kuba atunze. Andi ngo akayakura muri brand ambassadorship cyangwa se ibikorwa agenda abera umwambasaderi. Ahandi bakubwira ngo umuntu ni ambasaderi wa sosiyete runaka, reka tuvuge wenda ukaba uri nka ambasaderi w'intambwe, tukaba tuguhemba buri kwezi ariko witwa ambasaderi wacu.
ubwo icyo uba ukora ni ukwamamaza ibikorwa byacu ariko bitandukanye n'umukozi w'intambwe ushinzwe marketing, ahubwo wowe kubyamamaza ni ukuba ushobora kuba uri umusitari ukambara imyenda iriho ibirango by'intambwe media, ukambara ibyo birango aho ugiye, ugasanga intambwe media niyo ikubranding. Ibyo nibyo bita brand ambassador. Ndayakura muri fashion campaign cyangwa se za kampanye za fashion cyangwa se ibijyanye n'imyambarire. Andi ngo ayakura kuri social media aho ari umwinfluencer ukomeye kuri Instagram abarirwa aba followers miliyoni 5. Mu buzima ngo akunda gushushanya ndetse n'ubugeni kuko ari n'impano ye, aho ngo agenda ashushanya ibishushanyo bitandukanye ku nkuta, ubwo birumvikana aho aba inzu yajujuje ibishushanyo. Ngo akunda gusohokera ku mazi by'umwihariko kuri beach. Ibi ngibi kandi ngo bishobora kuba binaturuka ku kuba akomoka muri Izmir. Izmir ni umujyi akomokamo. Uyu mujyi rero ukaba ari uwa gatatu ufite abaturage benshi cyangwa se utuwe cyane muri Turukiya nyuma ya Istanbul nk'umurwa mukuru hamwe n'uwitwa Ankara. Ariko ubwo nimvuga Izmir, iyi i itangira Izmir yandikwa nka Angela, bivuze ngo Izmir, nubwo mbivuga ngo Izmir gusomwa bisomwa Ezmir kuko iriya i itangira basoma e, ari nayo mpamvu nababwiye ko nubwo tumwita Angela cyangwa se Angela, ubundi izina rye basoma Angela. Ubwo ndavuga izina muzi muri Lost in Love cyangwa se Sakla Beni. Uyu kandi ngo akunda umuziki by'umwihariko agakunda pop yo muri Turukiya na za music ziri acoustic. Mu bijyanye n'inyamaswa zororwa cyangwa se pets cyangwa se zibana n'abantu, uyu ngo akunda imbwa cyane. Uyu akunda kandi ibiribwa birimo pasta na Izmir seafood. Ubwo nimbivuga mu Kinyarwanda biragoye kubyumva, ariko ibyitwa pasta twabyita nk'amakaroni mu Kinyarwanda. Izmir seafood byo ni ibiryo byo mu nyanja, ubwo harimo amafi n'ibindi. Akunda kandi siporo ya yoga.
ikindi kandi ngo agakunda style zidafite ibikabyo ndetse agakunda imyambaro itarimo amabara apika cyangwa se ya myambaro iri soft colored ifite amabara adapika. Twababwiye ko yatwaye igihembo cyitwa Golden Butterfly Awards cyangwa se kikitwa Shining Star, yagitwaye muri 2021 ari mu bakinnyi bahiga abandi muri ikinyejana cy'abantu bangana ngo ndavuga aba Gen Z. Ikindi wamenya nuko filime yakinnyemo rwose usanga ikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo Instagram na za TikTok. Mbese ni nka kuriya bivugwa ko Sakla Beni cyangwa se aho akina yitwa Enchila, iyi ngo yamugize romantic drama icon cyangwa se bivuze ko yabaye umukinnyi wo muri filime z'urukundo cyangwa se zijyanye n'iby'urukundo ukomeye. Mu biganiro bye ku mateleviziyo n'amaradiyo akunze kuvuga ko ari introvert cyangwa se ni bene w'abantu bagumana ibintu byabo mu mitima yabo, ariko akavuga ko ku bantu be ngo hari igihe ajya afunguka, ngo akunda amahoro cyane ndetse agakunda gusoma ibitabo bivuga ku bwigenge. Uyu nguyu ni ambassador wa Clothing Brands, ngo ni brand z'imyenda, cosmetics, brand z'amavuta, jewelries, ibintu bijyanye n'imikufi ndetse mu bigo bitandukanye muri Turukiya. Akunda kugira isura nziza cyane. Uyu mukinnyi rero ngo atanga icyizere ko ejo hazaza he ari heza, dore ko bishoboka ko mu minsi ya vuba ngo ashobora kuzagaragara ku ruhando mpuzamahanga nko kuri za Netflix cyangwa se za TRT Worlds. Ndetse uruganda rwa filime ngo rumufata nka next top Turkish actress. Ubwo ni ukuvuga ngo rumufata nk'umukinnyi w'ejo hazaza ukomeye wa mbere muri Turukiya. Ngayo nguko rero, reka tubashimire mwese mwaduhaye amatwi yanyu, mukadutiza amaso yanyu.
ubundi tukabana muri iki kiganiro. Reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka ejo cyangwa ejo bundi tuzabagezaho filime zigezweho muri iki cyumweru dushoje. Ubwo mwari kumwe nabo bagezaho iki kiganiro, banyita Director Big Name.